Yesu ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Imana y'amahoro ikomeze ibiteho kandi bagirire neza. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye neza n'urukundo dukunda. Dushimye ko abanye natwe ukaturinda, n'uyu munsi ukaba waturinze, tukaba turi amahoro. Izina ryawe nirishyirwe hejuru. Tugeze mu mwanya mwiza wo kuba imbere yawe, turakwinginze kugira ngo tweze utuboneze rwose, tukwejeshe amaraso yamenye ku musaraba Golgotha. Mwami ukimara kutubabarira, ngo ubane natwe muri uyu mwanya, n'aba ari twe, ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Urakoze kumvishe gusenga, ubone iteka ryose. Amen. Tugiye gukomeza turirimbana indirimbo y'154 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Ndabaririmbira ibyo wampfiriye, wankunze mfite ibyaha narararutse, wambonye w'iki Kristo, ukaza mw'isi ukampfira, wambonye mw'iki Kristo, ukaza mw'isi ukampfira. Yasize ingoma ye nuko aramanuka, baramusuzugura ntibamwemera, hari indi nshuti nkawe se, yakunda abayihinyuye, hari indi nshuti nkawe se, yakunda abayihinyuye. Baramushinjije bashashe imyambaro, ngo hozana hahirwa umwami Kristo, bukeye barahinduka, bati nabambwe nabambwe, bukeye barahinduka, bati nabambwe nabambwe. Bafashe umwami ubwo baramuhemura, bakiza umwambuzi babamba Kristo, ibyara byihanganira, ngo abone uko aducungura, ibyara byihanganira, ngo abone uko aducungura. Yavuye mu ijuru aza muri iyi si, abura aho yarambika umusaya we, ampfira ku musaraba, ngo nanjye ngeze mu ijuru, ampfira ku musaraba, ngo nanjye ngeze mu ijuru. Ntabwo nzarambirwa kubaririmbira iby'urukundo rwe nuko yababajwe, yanyemeye nk'inshuti ye, nzavuga hose izina rye, yanyemeye nk'inshuti ye, nzavuga hose izina rye, yanyemeye nk'inshuti ye, nzavuga hose izina rye. Reka dukomeze dusoma ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto, ibice 13, umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 9. Reka nsome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo uravuga ngo urukundo ruhebuje byose kuba ingenzi. Nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, ariko singira urukundo, mba mpindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icyuma kirenga. Kandi nubwo nagira impano yo guhanura, nkamenya ibihishwe byose n'ubwenge bwose, kandi nubwo nagira kwizera kose, nkabasha gukuraho imisozi, ariko singira urukundo ntacyo mba ndicyo. Kandi nubwo natanga ibyanjye byose ngo ngaburire abakene ndetse
nkitanga ubwanjye ngo ntwikwe, ariko singire urukundo ntacyo byamarira. Urukundo rurihangana rukagira neza, urukundo ntirugira ishyari, urukundo ntirwirarira, ntirwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirushaka ibyarwo, ntiruhutiraho, ntirutekereza ikibi ku bantu, ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi, ahubwo rwishimira ukuri. Rubabarira byose, rwizera byose, rwiringira byose, rwihanganira byose. Urukundo ntabwo ruzashira. Guhanura kuzarangizwa no kuvuga izindi ndimi kuzagira iherezo. Ubwenge nabwo buzakurwaho, kuko tumenyaho igice kandi duhanuraho igice. Iryo ni ijambo ry'Imana. Uyu munsi nifuje ko tuganira ku rukundo. Urukundo ngo rurusha ibintu byose kuba ingenzi. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nubwo wahanura, nubwo wavuga indimi nk'iz'abamarayika, nubwo wagira ubwenge bwinshi, nubwo waba uri ikirangirire, ariko iyo udafite urukundo byose ni ubusa. Naho waba uhanura gute, naho wabwiriza gute, naho waba uri ikirangirire ku isi hose, ni ukuri udafite urukundo ngo byose ni ubusa. Nubwo watanga ibyo utunze byose ngo ubihe abakene, nubwo wakitangira abandi ukavuga ngo reka mbitangire, ariko iyo udafite urukundo ni impfabusa. Urukundo ngo ni ingenzi kurusha ibindi bintu byose. Imana itugirire neza. Yesu Kristo kugenda agiye gusezera ku bigishwa be, yabasigiye isezerano cyangwa yabasigiye isezerano ryo gukundana. Yarababwiye ngo mukundane, ngo kuko ngo uzababona mukundana ngo azamenya ko mukomoka kuri njye. Imana rero ishaka ko tugira urukundo. Urukundo ni ingenzi, kuko abafarisayo babajije Yesu Kristo, baramubaza ngo ni irihe tegeko rirusha ayandi gukomera? Yesu Kristo yarababwiye ngo itegeko rya mbere ngo uzakunde Imana yawe n'ubwenge bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose, n'ubugingo bwawe bwose. Ukunda Imana yawe kandi ariyo usenga gusa. Ati irindi rya kabiri naryo rimeze nkaryo, ati ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Urukundo rero ni ingenzi kurenza ibindi bintu byose. Kunda Imana mbere na mbere, Imana igira iya mbere, Imana uyishyira imbere y'ibindi bintu byose, Imana imbere y'ibindi bintu byose. Numara gukunda Imana, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Niko ijambo ry'Imana ritubwira. Hano rero ijambo ry'Imana ritubwiye ko urukundo ruruta ibindi bintu byose kuba ingenzi. Ngo naho wavuga indimi nk'iz'abamarayika, naho wabwiriza neza, naho watondekanya neza Bibiliya, ariko iyo udafite urukundo ntacyo bivuze, ni impfabusa. Imana itugirire neza. Nimureke bene data munkurikiye, tugire urukundo, dukunde Imana, tuyigire iya mbere, kandi tumara gukunda Imana dukunde na bagenzi bacu. Kandi ijambo ry'Imana ryaratubwiye ngo dukunde n'abanzi bacu. Imana itugirire neza. Dukunde buri muntu wese tutarobanuye ku butoni. Nk'uko Imana itarobanura ku butoni, natwe twe kurobanura ku butoni. Dukunde buri muntu wese urukundo rw'ukuri. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo urukundo rurihangana rukagira neza. Umuntu ufite urukundo arihangana, yihanganira ibyo wenda mugenzi wawe yaba agukoreye ikibi, ukamwihanganira kuko ufite urukundo. Urukundo ntirugira ishyari. Umuntu ufite urukundo ntabwo agirira ishyari abandi. Imana itugirire neza. Ngo urukundo ntirwirarira, ntirwihimbaza. Umuntu ufite urukundo ntiyirarira, nta nihimbaza. Ngo ntirukora ibiteye isoni. Umuntu ufite urukundo ntabwo akora ibiteye isoni. Ntiruhutiraho, ntirwishimira
gukiranirwa kw'abandi. Umuntu ufite urukundo ntago yishimira ko abandi bari mu byaha, ahubwo ufite urukundo arabasabira akabasengera kugira ngo bave muri ibyo bidafite umumaro. Ntago yishimira ko abandi bari mu byaha cyangwa bari gukiranirwa, ahubwo arabasengera ngo rubabarira byose. Umuntu ufite urukundo agira imbabazi akababarira buri muntu wese icyo yaba yamukoreye cyose. Ngo rwihanganira byose, kandi ngo urukundo ntiruzashira, urukundo ruzahoraho ntiruzashira. Nimureke rero dukunde bagenzi bacu, dukunde Imana, tugire urukundo muri twe. Muri iyi minsi dufite ikibazo, umuntu ukumva ari kuvuga ati ngewe ati runaka simwiyumvamo, wenda ntibaranavugana, ati ngewe numva tudahuza, ati numva amaraso ye adahura n'ayanjye. Imana itubabarire, ngo runaka ngo simwiyumvamo, ngo amaraso ye ngo ntahura n'ayanjye, ngo numva ngewe ntamukunzi. Imana itubabarire urwango rwo mu mutima. Nimureke dukundane, tugire urukundo. Kristo yaradukunze, adukunda turi babi, adukunda turi abanyabyaha, ariko aremera aradukunda, araza aratwitangira, aremera arabambwa ku musaraba kugira ngo twebwe tubabarirwe. Natwe rero nimureke tugire urukundo, tugire icyitegererezo nk'icya Kristo, kubera ko ijambo ry'Imana ryaratubwiye ngo uzajya tubona dufite urukundo azajya amenya ko dukomoka kuri Kristo. Imana itugirire neza. Kristo yasize ingoma ye ngo aramanuka kugira ngo atwitangire kubera urukundo yari adufitiye. Nta yindi nshuti imeze nka Kristo, nta wundi muntu wabona witangira ukwitangira, ariko Kristo yaraje aratwitangira kuko ari inshuti yacu. Imana itugirire neza. Ni ukuri, nimureke tugire urukundo nk'urwo Kristo yadukunze, tugire urukundo hagati yacu, dukunda abantu bose tutarobanuye ku butoni, kuko Imana muri iyi minsi iri kutugaya kuko abantu nta rukundo bagifite muri bo. Buri wese haje imvugo ivuga ngo maze iminsi nihugiyeho, ngo maze iminsi nihugiyeho, ngo nyine abantu muri iyi minsi barikunze cyane ntibakita ku bandi. Iryo jambo ngo maze iminsi nihugiyeho, Imana iritubabarire. Ibintu byo kwihugiraho nitwite ku bandi. Nimureke buri muntu ntazajye yihugiraho. Ibyo bintu byo kwikunda ntidukunda abandi, ni ukuri Imana izabitubaza. Ariko haracyari ayandi mahirwe kugira ngo wongere uce bugufi usabe Imana imbabazi. Ibyo bintu byo kwihugiraho uvuga ngo nihugiyeho, Imana ibikubabarire nanjye bimbabarire. Nimureke rero tugire urukundo. Ibyo bintu byo kwikunda, haje iyindi mvugo muri iyi minsi ngo ubu muri iyi minsi ngo ni ukwikunda. Ikunde, ariko ijambo ry'Imana riratubwira n'itegeko ry'Imana ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ntiwikunde wenyine, ukunde na mugenzi wawe. Ntiwihugireho wenyine, na mugenzi wawe muzirikane. Imana ishaka ko tugira urukundo. Mwumvishe ko urukundo rutirarira, ntirugira ishyari, ntirwihimbaza, rurihangana, rubabarira byose. Urukundo, mbega urukundo ngo ntiruzashira. Nimureke rero tugire urukundo, kandi ijambo ry'Imana ratubwiye ngo naho wavuga indimi nk'iz'abamarayika, naho watanga ibyawe byose ukabifashisha abakene, naho wakitangira abandi bantu bose ukavuga ngo ndabitangiye bantwike ku bwabo, ariko udafite urukundo ibyo byose ni impfabusa. Imana itubabarire, Imana itweze, Imana idutunganye, kandi Imana yongere dushyire mu rukundo. Dukunde abantu bose. Nimureke uyu mwaka tugiye gutangira dusaba Imana kugira ngo yongere dusubize, itwongerere urukundo rwinshi, twongere twimve mu rukundo, dukunde abantu bose kandi tutarobanuye ku butoni. Ibintu byo kwihugiraho, ibintu byo kudakunda abandi bantu ngo ntitubiyumvamo, Imana ibitubabarire. Dufate umurongo muzima, umwaka wa 2025 tutangirane ingamba nshya zo kugira urukundo, zo gukunda abantu bose kandi no gukunda Imana. Imana itugirire neza. Reka dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, uri Imana igira neza, uri Imana ikomeye. Tugushimiye kubw'ijambo ryawe. Mana, ijambo ryawe ratubwiye ngo naho twavuga indimi nk'iz'abamarayika, naho twabwiriza neza, naho twasoma Bibiliya tukayirangiza, naho twafata ibyacu byose tukabifashisha abakene, ariko tudafite urukundo ngo ni impfabusa.
Mana tubabarire aho twakoresheje imvugo zivuga ngo twihugiyeho, aho twakoresheje imvugo zivuga ngo turi kwikunda. Mana tubabarire, wongere utwongeremo urukundo mu izina rya Yesu. Sengeye abankurikiye nabo bongere urukundo, bababarire aho batakunze bagenzi babo nk'uko bigomba, aho batagukunze, aho batakugize uwa mbere nk'uko bikwiye. Mana bababarire rwose. Ukimara kubabarira bongeremo urukundo, batangire umurongo mushya wo kugira urukundo muri bo. Biteho bagirire neza, umwaka wa 2025 bazawutangire bafite urukundo rwinshi, bakunde buri muntu wese bataraboneye ku butoni. Biteho, uburinzi bwawe babeho, imbaraga z'Imana zibabeho, kugira neza kwawe kubabeho. Kiza abarwayi, bakoze ukuboko kwawe gukiza, kubera ko roho nzima itura mu mubiri muzima. Biteho bagirire neza, dusengeye umurimo wawe, gabanya abarimbuka wongera abakizwa mu izina rya Yesu Kristo. Wongere usuku ubyutse, wongere uha abantu inyota yo gukunda ibyawe no kugira urukundo. Mana dusengeye abatarakwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, kugira ngo bahe kukwakira, baze muri wowe, kuko muri wo harimo umunezero n'ibyishimo, harimo amahoro atemba nk'uruzi. Mana turakwinginze kugira ngo ukomeze uturindire ubugingo ko aribwo buzakubona. Dusengeye abafite intimba n'agahinda, baha amahoro yo mu mutima. Dusengeye isi, yiha amahoro mu izina rya Yesu. Mana komeza utwiteho, komeza utwagure mu buryo bw'umwuka, udukoresha iby'ubutwari. Mwuka wera naza aherekeza iri jambo rikora icyo wagambiriye. Urakoze kumvishe gusenga, ubona iteka ryose. Amen. Mwakoze cyane. Imana y'amahoro ibampere umugisha utagabanyije, kandi Imana ikomeze biteho, mukomeze mugire ibihe byiza, kandi Imana izabahe kugira umwaka mwiza. Uyu mwaka tugiye gutangira, Imana ibongerera urukundo, kandi ineza yayo izabane namwe kugeza umwaka tugiye gutangira ushoje. Mwakoze cyane, naho utaha. Bye.